Amakuru ni impamo kuko ekipe irimo irakina ubu umurenge Kagame Cup ni ekipe nyine y'umurenge wa Nkombo yitwa Nkombo FC. Ariko nyuma y'izi mpano zose dufite mu kirwa, nyuma y'ibyo twagiye tubona abo bana bashobora kubyarwamo umusaruro, bashobora kwiteza imbere, niho natekereje gukora noneho na Nkombo FC ijya mu kiciro cya gatatu. Buguma bo buntu MC yawe yakugeza aho walonza, why not Marchal Ujeku ndi narangira akwinjira windi nayikorera nawe nje wazamuka aho we oncubuke ruhana hane ibitekerezo rurezo Rwanda mbere. Noneho rero turatangira utubwira ishusho muri rusange. Ni ekipe ya Nkombo igeze kuri finale y'intara. Nka Marchal uvuga ku Nkombo ubyakiriye gute? Nasimira abantu b'Inkombo ku support bakomeza igaragaza abanyarusizo muri rusange n'abanyarwanda muri rusange. Ku bwanjye nka Marchal Ujeku ni ibyishimo kuko amambere nicyo mparanira no kuvuga ngo Nkombo imenyekane, abana ba Nkombo bamenyekane, bafite talent nyinshi zitandukanye. So iyo umuntu abivuga rero hari abashobora kuvuga ngo namakabya nkuru cyangwa n'ibya biri by'umuhanzi byo kuba kundi wabo, ariko niba ekipe ishobora kuzamuka mu karere igatsinda imirenge yose ikazamuka mu ntara ikabigeze kuri finale, nuko iyo kipe ataba ari ikipe yoroshye. Kandi nanone ureba mu mikinire yabo nta hantu ramwe bigeze bakina ari nko gusunikwa, ubona ko ari ishyaka birwanirira ubwabo. Tunashimira ubuyobozi bw'umurenge, ubuyobozi bw'akarere kuba nyine buri munsi support yabo bihari kugira ngo ibi byose tubigereho. Ariko nje nka mukuru wabo nanone nka kapiteni w'iyi ekipe nayibayemo igihe kirekire, twatsindiwe kuri stade hano inshuro nyinshi, niyo mpamvu mbari inyuma kugira ngo nibura ibyo tutakoze neza bo mbahe motivation, mbahe morale, nk'abari umunanyi babashe kuba babigeraho. Hari nabyo rero byishimo dufite uyu munsi. Twabonye mu by'ukuri na bakina, ariko izina Marchal rigaruka cyane muri stade. Support uba wabahaye barayizirikana. Kuri uyu mukino mbere yuko bawukina n'icyo kintu bari bababwiye? Njewe bundi buri mukino wose iyi ekipe igiye gukina, mbere na mbere nababwira nti dusenge Imana nitanga byose. Ariko by'umwihariko nkanjye nka Marchal ndahari ku kijyanye na prime, ku kijyanye n'icyaka inzara, ibyo mbanza nkabikemura ku buryo umukinnyi mentally mu buryo bw'ubwonko ajya mu kibuga namuteguye, yumva ko nyine niba ari n'umugore yasize mu rugo, niba ari n'ababyeyi ari butaye hari ikintu abazaniye. Ubundi ni nacyo football yo mu Rwanda ibura, aho umuntu ajya gukina ashonje. Inkange nakinnye muri deuxième division muri Unity, najyaga mu myitozo hafi nka saa 11 nabaga nendaga kukigwamo, nataha muri geto nkabura n'ibishyimbo niyo kawunga nkayibura. Ariko aba bakinnyi buri munsi nababwira nti mwebwe mujye mu kibuga, ibindi byose mu bimbase. Nibyo habariho na support y'akarere na support y'umurenge, twese turafatikanya n'abandi bafana ba ekipe tukabikora bikagenda neza. Njyabona ho ukomoze ku ikipe y'umurenge wa Nkombo, watubwiye yuko igiye mu kiciro cya gatatu. Ese koko ikiciro cya gatatu kiratangira ku munsi w'ejo? Ese koko ayo makuru ni impamo? Amakuru ni impamo kuko ekipe irimo irakina ubu umurenge Kagame Cup ni ekipe nyine y'umurenge wa Nkombo yitwa Nkombo FC. Ariko nyuma y'izi mpano zose dufite mu kirwa, nyuma y'ibyo twagiye tubona abo bana bashobora kubyarwamo umusaruro, bashobora kwiteza imbere, niho natekereje gukora noneho na Nkombo FC ijya mu kiciro cya gatatu. Ubu ekipe yemewe na Ferwafa, ibintu byose biruzuye. Dufite camp tuba hariya ku Ruyenzi, n'ikibuga dukoreramo ni ku Ruyenzi. Ubu ni Nkombo FC igomba kubibarizwa ku Nkombo, ariko kubera ikiciro duhereyemo dukina biragoye ko ama ekipe yabona ubushobozi bwo kuza gukinira ku Nkombo cyangwa twebwe ama déplacement ya buri munsi. Niyo mpamvu nahisemo gufata ikibuga cya Ruyenzi. Biragoye ikibuga kirimo tapi kugifata ukabona kontra y'umwaka ikwinjiza muri Ferwafa kugira ngo ekipe yawe bayandike, ariko hamwe n'abafatanya bikorwa dukorana n'ubushobozi no kuba mbishaka ubwanjye mbyiyumvamo ko bishoboka, nare bikoze birashoboka. So ku mukino wa mbere tuzakina muri Nkombo FC nyine muri championnat national y'imikino benshi bazi, ekipe nyine ya Nkombo ejo tuzakinira kuri stade ya Ruyenzi, match izatangira saa 9. N'indi mikino yose Nkombo FC iri muri 3e division izajya yakira, tuzajya twakirira ku Ruyenzi. Mu gusohoka dusange ama ekipe tugiye gukina yo ku bibuga byabo. Abantu bakwibaza kubera iki mwahisemo kwakirira ku Ruyenzi? Impamvu twahisemo kwakira ku Ruyenzi nicyo kibuga dufite. Urumva iyo wandikisha ekipe muri Ferwafa bakubaza ikibuga cyujuje standard ushobora kuba wakoreraho
imyitozo wakiriraho n'amamaci. Rero niba Nkombo iri ku Nkombo nta stade nziza dufite, stade nziza iri hano mu karere ka Rusizi nayo ikoreshwa na Espoir, niyo mpamvu twahisemo kwitiza ikibuga cya Ruyenzi, ariko by'umwihariko kugira ngo ikipe inegerane n'umuterankunga wayo, kuko umuterankunga wa ikipe ni Marchal Estate, ni company yubaka ikagurisha amazu, ikagurisha ibibanza, ikagirana n'umuterankunga witwa Beichini Market, ni nanone ni company icuruza ibijyanye na electronic, amatelefone, abantu bashobora no kuza kuyafata mu byiciro nta wamenya. Iyi niyo company yonyine mu Rwanda ishobora guha telefone ukishyura mu gihe cy'umwaka, ikibanza ukishyura mu gihe cy'umwaka, inzu ukishyura mu gihe cy'umwaka. Ibi ni ibintu mvuga ndi proud, kuko nibumva ngo Marchal uvuka ku Nkombo acuruza ibibanza, acuruza amazu, why not? Abanyenkombo nyine, niyo mpamvu mbwira abantu ba Kamembe umunsi mwe muzahindura imirenge mwitwa abanyenkombo, abantu bagihundwe bitwa abanyenkombo, abanyenkanka bitwa abanyenkombo, kubera ko Nkombo yabayeho mu mateka ya kera bayifata nk'aho ari ikirwa kidashobora kugira ubuvugizi ubwo ari bwo bwose. Ariko nge nka Marchal Ujeku ni ishyaka Nkombo mu maraso, nzayigwa inyuma. Ntabwo bizatuma Marchal kuba ikipe izaba iri ku Ruyenzi, ntago twabonye umufana ikifite hano, twabonye Nkombo FC n'ikipe yawe igiye mu kiciro cya gatatu y'abanyenkombo n'ubundi muri rusange, kuba igiye kure y'abafana ntabwo ari imbogamizi. Izi nta mbogamizi zirimo, kuko by'umwihariko Kigali, ubu Kigali dufite agace twamaze kwita Nkombo. Dufite agace kanini cyane gatuwe n'abanyenkombo cyitwa Nkombo. Dufite abafatanyabikorwa bakorera za Nyabugogo, za Ruyenzi, abantu bose bavuka Rusizi, ubu bose ni delegation iri inyuma ekipe ya Nkombo. Ikindi navuga mu bijyanye n'ishoramari, ibi tuvuga abaterankunga ba Nkombo, abaterankunga abashoramari muri Marchal Estate, abashoramari muri Beichini, ni abantu banini. Ngenda garagara nka Marchal nk'umuhanzi, ariko inyuma yanjye hariyo background zifite amazina akomeye, harimo Abarabu, harimo Abanyamerika bafite amafaranga. So nta mpungenge dufite, stade zagikinirwaho hariya yuzuye, kandi n'umuntu uri ku Nkombo ukeneye kuza gufana ekipe, hari uburyo bw'imodoka izajya imuzana kuri match agafana, aho kuryama akaryama, bugacya mu gitondo yisubira ku Nkombo akajya mu kazi gasanzwe. Ikipe rero tuzayibona mu kiciro cya mbere ko numva itangiye icyizere umuntu wo ku Nkombo, umuntu ukunda cyangwa uzafana ikipe mu kiciro cya mbere twitegereze. Biragoye, benshi bavuga ko ku Nkombo turi abarozi, ariko ubundi ntabwo turi abarozi, ahubwo turi abantu basenga Imana. Ibi nanone nshobora kubivuga, ntabwo nakwitwa umuhanuzi cyangwa umupasiteri, ariko Nkombo FC vuba cyane mu kiciro cya mbere. Niyo mpamvu twari dufite ubushobozi bwo kugura umwanya mu kiciro cya kabiri, kugura ikipe mu kiciro cya mbere, ariko ibi byose ntabwo twigeze tubyifuza. Dufite ububasha n'imbaraga zo guhatana, tuzahera mu kiciro cya gatatu, tuzamuke mu kiciro cya kabiri, tuzamuke mu kiciro cya gatatu, kandi bizagenda neza. Nanahumuriza abantu bo ku Nkombo, ntabwo bizahora mu kwambuka. Mu minsi ya vuba tuzaba dufite stade hariya ku Nkombo. Mu minsi ya vuba, ntabwo ari kera, tuzaba dufite stade hariya ku Nkombo. Noneho wenda umuntu yakwibaza iyo kipe igiciro cya gatatu n'abakinnyi bakomoka ku Nkombo bashobora kuba bakina muri ekipe yo ku Nkombo iri ku Ruyenzi, harabo muzavanamo hano mukajyanayo? Ubundi itegeko mbere na mbere ryo gukina umukino wa Kagame Cup birabujijwe kuba waba ufite lisansi yo muri division. Niyo mpamvu ku Nkombo dufite richesse mu bijyanye na tala. Nuvuga ko niba dufite ubushobozi bwo kuba dufite ekipe ikina Kagame Cup, tukagira ubushobozi bwo kugira ekipe ikina shampiyona, hari n'amakademi menshi ahari, aho bita mu Mparwe, Bugumira, Kwishywa, hose dufite amakademi. Icyo nge nabwira abakunzi ba ruhago mu Rwanda, ni bitege ikirwa bita Nkombo. Nizo mpungenge nabamara. Ubu ntabwo uje gusenya Espoir. Espoir ni ekipe yacu, ni bakuru bacu, ntabwo tuje kuyisenya, ahubwo tuje kuyigwa mu ntege kugira ngo tuzamukane. Ari naho nanone mari impungenge abafana ba Espoir, ko Espoir ni ikipe y'akarere ka Rusizi, na Nkombo ni ekipe ibarizwa mu karere ka Rusizi. Tuzagenda dutizanya imbaraga kugira ngo ibintu bigende neza. Icyo nkubwira mu mitegekere cyangwa mu bigenzereze ya football, biragoye ko wafata president wa Espoir utarigeze akina umupira, dafu wa Espoir utarigeze akina umupira, comptable wa Espoir utarigeze akina umupira. Icyo gihe ni hahandi usanga comptable afata amafaranga akayajyana iwe mu rugo, kubera ko ntabwo afite patriotisme, ntabwo akunda umupira. Nuza kubireba rero nka Marchal, niba narakinnye deuxième division, ngakina umurenge wa Nkombo, hano ndi capitaine, ngakina nzi icyo bita football, mfitemo inyungu
impamvu ebyiri kuba ngewe ubwanjye nakwiteza imbere ariko n'abana impano zabo zikazamuka. Ikindi dufite ikibazo cyo kuba umuntu wese yumva ko yazakina mu cyiciro cya mbere mu cyiciro cya kabiri mu Rwanda, ntabwo ariko bimeze. Ni ukuvuga ko muri Nkombo FC dufitanye amakontra n'amakipe yo muri Shanghai, muri Turukiya, abaterankunga banini ku buryo umwana ashobora kuzamura tala ikomeye, tukaba twamwohereza gukina i Burayi akazajya aje gukina mu Mavubi. Why not? So niyo mpamvu icyo muhunze kuvuga mu bijyanye n'ubukungu, guteza imbere akarere, guteza imbere igihugu, nta mushoramari ku giti cyiwe ushobora guteza imbere igihugu. Niyo mpamvu utarumva nka za Senegal urumva ngo Sadio Mane yubakiye icyaro cy'iwabo ibitaro, yubatse amashuri, akoresha icyo bita talent. Talent ni ikintu ukoresha ukabona amafaranga ukiri muto, ukaba wishimira gufatikanya n'abandi. Biraza kugorana rero niba nta tala dufite muri Rusizi, niba nta tala dufite mu gihugu, bizagorana kugira ngo tugire abakire b'inspiring urubyiruko. Ariko uyu munsi nka Marchal Ujeku niba naririmbye bombore nkaririmba umwana kwira, amafaranga kameneka muri stade hari hazamuhari mwarabibonye, ayo mafaranga ntabwo arayanjye, tugomba kuyasangira n'abantu bose tukayateza imbere. Ijana ku ijana umuziki niwo ugiye kuvamo stade ijana ku ijana. Ni ukuvuga ko music iyo abantu batazi icyo bita muzika ni voice, ni ijwi. Nge rero nk'umuhanzi ndaririmba ngatabaza nkavuga nti hano hari opportunity, hano hari business, abashoramari ni mumenemo amafaranga. Why not? Bagomba kuntrustinga kubera ko ndi umuhanzi, ni public figure. Ubu ngubu mbaye umujura ngaca hano abantu bose baranzi, bavuga uti nguri yaciye hariya. Ariko icyo twemera ku bashoramari b'abanyamahanga ari nacyo barusha abashoramari bo mu Rwanda, baza agaciro ko kuba umuntu ari umuhanzi, baza agaciro ka marketing, baza agaciro ko umuntu ushobora kuvuga abantu bagatega amatwi. Niyo mpamvu binyorohera kubwira umushoramari ngo nge ndumva mfite inyota yo kubona stade mu kirwa cya Nkombo, akabyumva vuba. Mwabonye ku mipira abantu bambaye handitseho ngo Marshal Nkombo Beach, iriya ni hoteli y'akataraboneka, mu myaka 3 muzaba mureba mukumirwa. Ntabwo ari ibikorwa byanjye, ntabwo ari amafaranga ya Marshal, ni ibintu mfatikanyije n'abashoramari benshi kugira ngo tuzamure Nkombo, tuzamure akarere ka Rusizi. Ari nayo mpamvu ubona nge nshishikariza urubyiruko kenshi kugira ngo tujye hamwe. Ibyo bintu nkora nta nubwo ari nge gusa ugakwiye kubikora, ni twese, n'ubufatanye bwa twese. Mbaye mbikora nge nyine ntibyashoboka, ariko hari n'abandi duhanahana ibitekerezo, dutizanye imbaraga, ibintu bikagenda neza. Murakoze cyane, ndabashimiye. Nabasima wenene abantu b'Enkombo nasho ndi babwira mwazi muguma mbere bakazagirira muhale habaho umwigulo ako no mwigulo abahanga ba Elon Musk bajayo umuntu waje arole cogajuru anagera umwigulo umwijuru. So umuntu w'Enkombo, umwana w'Enkombo umenye wagacike ntege obuguma bo buntu emisi yawe yakugeza aho walonza. Why not? Marshal Ujeku ndi narangira akwinjira windi nayikolera nawe njo wazamuka aho we oncubuke ruhana hane ibitekerezo rurezo Rwanda mbere. Ya. Huma.